gusa kandi yaje arangajwe imbere n'umubyeyi mwiza witwa Pimake ubwo yabasanze mu gitaramo cyiza bari bataramye bo mu muryango mwiza wa Kristo. Yaje kubatura ubuki mu birori yari abasanzemo, maze ababyeyi bose bishimira iyo ntwererana bahaye mu gitaramo. Byaje gukurikirwaho nuko yavuze ko asabira umuhungu we witwa Joseph, maze ababyeyi bose babyumvana ubwuzu bamwemerera umugeni. Harimo nyirasenge wavuze ati ninjye ufata umwanzuro wa nyuma kuko ari we wamujyanye kuruza maze kuba umwangavu, inyagaruzi karuma ibera umwari akaboneka. Si ibyo gusa kandi haje gukurikiraho amafunguro nk'aho twavuga ifi, ifiriti, inyama z'inkoko, iz'ihene ndetse n'iz'inka. Hari umuceri w'amoko yose, Thailand, Pakistan, Basmati kugera ku Mutanzania ndetse n'iyindi. Hari salade kandi ikoze mu gitunguru ubwo abantu bayiriye bose bakirya iminwa. Byaherekejwe na deseri nziza ya watermelon, inanasi ndetse n'umuneke. Mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gacuriro nari Vares Ndahiro Papi. Arakoze mugenzi wacu Vares Ndahiro Papi kutugezaho amakuru yo kuzindi nkuru tuzibaze mugenzi wacu ubufatanye uzwi n'amakuru y'imikino ruganguramiseri. Haya bavandimwe nimuhaguruke mushyigikira umuhungu wanyu Joseph. Abantu benshi bari bameze neza mu mikenyero myiza cyane, abandi mu masutu ugira ngo bameze nk'indimbura za Man City. Abantu bakibaza bati ese ni timu ya Rayon Sports igiye kwesurana na APR? Ariko bati sibyo, ahubwo ni wa muhungu w'icyamamare utaraboneka muri iki gihugu uzwi ku izina rya Joseph. Mama mbia ibi ni iki bavandimwe? Reka mugenzi wanjye ibi tubyihorere, tuzabisubiramo mu makuru yo kuwa mbere mu mikino. Arakoze mugenzi wacu ruganguragisere. Reka izindi nkuru tuzibaze mugenzi wacu ufite inema Demi Morisi. U Rwanda n'urw'imisozi igihumbi, uturere dutandukanye n'abaturage batandukanye. Ubu none twerekeye mu karere ka Gasabo ahazwi mu murenge wa Kinyinya. Abashakashatsi mu by'ubuhanga, abasesenguzi mu by'urukundo bemeza ko nta gushidikanya uru rugo Uwiteka ruhaye umugisha. Harimo bamwe bavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo bazwi ku izina ry'Abanyamurenge, nabo bagize icyo babivugaho. Hayiga mana yanje we, Imana yacu ni igitangaza. Imana yacu yakoreye abavandimwe bacu ibirori byiza nk'ibi, natwe tuzoyisenga mu kuri no mu mwuka, kandi izatugira neza n'impamvu y'Imana. Twazaga duhaye tubona ibimodoka bigenda tukaza tubira ngo ni ibiremwa Imana yaremye, ariko naje Imana yangiriye neza mpaye kugenda. Umuntu wese uzosenga Imana izamugirira neza n'impamvu y'Imana. Si ibyo gusa kandi hari umwe mu bakozi b'Imana batashye ibi birori ari wa Apotre Gitwaza, nawe wagize icyo abivugaho. Hari imbaraga z'Imana, hari icyubahiro cy'Imana. Barayandikira Timoteyo aramubwira ngo tugacaba ku zuba nk'abasi. Hari ibanga, hari ubutwari, hari ugusenga, hari byose. Uwera wa Israeli, Imana yacu ni igitangaza. Imana yacu ni Imana usaba isogisi ikagwa n'inkweto yo kuryama. Imana yacu ni Imana usaba ipantaro ikagwa n'ikote ryayo. Iyo niyo Joseph yasenze ngo izamukorera ubukwe bwiza, none irabukoze. Wanasifiwe Uwera wa Israeli. Si ibyo gusa kandi hari umwe mu bayobozi nawe witabiriye ibi birori, nawe wagize icyo abivugaho. Baba abayobozi bari ahangaha, baba abanyamahanga, abanyacyubahiro bateraniye ahangaha, agira ngo mbashimire
uriya muryango babanye natwe twihanganira amasaha ubwo yabaye menshi, ariko kubasenga Imana njya numva bavuga abagiye za Samatare Kanyarira, ariko mwabonye ibisubizo by'amasengesho uyu munsi. Umusore witwa Joseph yarasenze, ariko Imana uyu munsi yamusubije. Ntabwo rero ndi butinde muri ibi birori, ariko ntabwo nagenda ntakiriye waba afite ikibazo yabaza tukumva tukamusubiza, yahari yabaza tukumva uko twabikemura. Urakoze ko nyakubahwa perezida wa repubulika, je nitwa Valesi Ntuyimusanze gabanjaniye umukobwa. Vuga neza twumvikane, ntabwo twumva ngo byagenze gute. Rega nakunze ngo umukobwa wanje Gatarine none ngo uyu musore ga Joseph garamujanye. Ikibazo ni uko bamujyanye cyangwa ni uko bamugutwaye. Ikibazo ga baramujanye kandi ga naramukunze. Ntabwo yari uwawe, Imana izaguha uwawe. Yavuga Joseph. Nasaba rero umubyeyi Epimake, nasaba umubyeyi Moses gakurikirana ibibazo by'abasore babuze abakobwa, basabire ubakwere mu gihe cyabo tuzataha ibirori byabo. Soza rero nashimira abitabiriye ibi birori, murakoze murakarama. Thank you. Muri Ordamisheni hano imbere y'umurenge wa Kinyinya. Muri aya makuru mwari muri kumwe nanjye Dominique Nyumbayire.